Nekereza ko n'Imana impamagaye gasanga nagiye kurya ituro ubwo twabonana ngarutse kandi ntacyo byayitwara. Oya. Aho ntagari. Imana iguhamagaye gasanga wagiye kurya ituro mwabonana. Igihe kimwe umuntu yamaye ituro ry'amapawundi 5,000. Ndero ko amakuru abandi batashobora kubaha. Abantu bose bigira inuma ntagatifu akabemeza ko batari ituro. Hari abantu benshi muri iki Kigali batunze ibintu bitacishijwe mu muriro. Uyu mugabo yarambwiye ngo iteke yagiye kuza miliyoni y'idolari kuri konti. Haburaho niyo habura 1,000 ngo yamaze kubimenyera uko bimaze kumuha inshuro zirenze 10. Ahita asubira inyuma kamera nk'ugiye gutangira hasi kuri zero. Ati ndazamuka miliyoni 800 by'idolari 900 atariko mba mbyiteguye ko ndahita nsubira kuri zero. Nko kuvuga ngo Aburahamu ari ibintu yari abifite n'abantu yari abafite. Icya gatatu n'amavuta. Ni ibintu ndi kubwira abantu ngo dusengere muri no misi. Imana iguha abantu, iguha ibintu, iguhe n'amavuta. Burya udafite ibintu ufite abantu bazana ibintu iyo uzi gutekereza. Ukora business bakayiyoboka. Ariko iyo udafite ibintu ntugire n'abantu bigusaba byibuza kuba ufite amavuta. Amavuta akakuzanira abantu bakakuzanira ibintu. Uko ni kubundi ibintu bikurikirana. Ariko ubundi umurokore wuzuye agomba kuba afite amavuta nk'urufatiro, afite abantu, afite n'ibintu. Ibyo Aburahamu byose yari abifite. Ngo yari afite abagabo 318 batojwe urugamba bakuriye iwe. N'abagore n'abana babo kandi bose ubwo babaga mu rugo rwo kwa Aburahamu. Bose barya kuri konti ya Aburahamu. Dukwiye kugira abarokore nk'aba. Ariko uzi kusengana n'umuntu wategesheje birindwa rero turo akagusezera ngo genda neza mu muntu w'Imana. Ntago wabyumva cyetse byakubayeho. Kabiri, reba abantu bose sengiye mu kwezi bakubwiye gutyo. Nyirinza akaza. Hari abantu uyu murimo bawunegura bataranawukora ngo wumve imvune zawo. Akawunegura ariko atarawukora ngo wumve imvune zawo. Ibintu byose abantu banegura abakozi Imana ngo bavuga ngo bakora ibitangaza. Wari wumvijwe? Wapi? None se wari wirukana ihembe? Oya. Wari wirukana nyabingise? Oya. None se ubwo uri mu biki? Ubu nje wambaza ibyara DF na Special Force. Noneho rero nimba mutabazi ntacyo yabivugaho, mwe kuki muvuga iby'amakompra na fragment yo mu mahembe n'ibitega. Oya ngo tuba twumva ari ubwesikoro. Uzi kuntu bino bintu bari kuvuga mba mbyumva. Ni nkuko umukomando cyangwa se mu Special Force yavuga ngo ibyo kuvuga yuko abantu bakomerekera ku rugamba n'ubwesikoro. Erega n'abantu batemera ko ayo mahembe abaho. Nyine nimba atabyemera nk'uwo muntu uzatubwira ko afite ihembe tumusenya. Nese twetiye kumubwira ngo ufite ihembe. Umuntu aza ati ngewe naraye nabi. Ndi hafi gupfa. Uko barwanya ituro kose n'uwarirwanya wese. There is no deliverance without a sacrifice. Ariko apotre ntihashobora kubaho kubohoka hatariho igitambo. Reka mbabwire mbamarireho. Nimushaka ribi zabashyigikire mwimukeke yuko ntagizaza kwakora deliverance. Icyo cyo mbanje kukibateguza. Ribi zabashyigikira ariko nta na rimwe izirukana ihembe ryaguteye. Usanga umukozi w'Imana ari hano i Kigali. Imana ikamuha umugisha akagira miliyoni 10. Kandi yakuye tubyemera ni mu ituro. Nyaruka fataho nk'eshatu cyangwa 5 sinzi izufata. Ugiye gushaka umukozi w'Imana, Imana yazamuye mu kirere wowe utarinjiramo. Narangiza gukorera icyo bita impartation. Reka nkwibutse. Paulo yabwiye ngo Timoteyo, yaramubwiye ngo sesa impano yawe yake iyo waheshejwe n'iki? No gusenga. N'agakiza. No kujya ku karago. Ngiyo waheshejweho no kurambikwa ibiganza by'abakuru. Icya mbere, amavuta ya deliverance ntago Imana yaguha utahaye ituro undi muntu ukorera muri icyo kirere. Ibi kuvugaho muri prophecy mwana wanje. Uzajya usengera abantu babohoke. Kuvuga ko Imana ibikubwiye rero ibikubeshye. Ntago ibikubeshye. Ahubwo Imana ikubwiye kuzagira amafaranga. Ntago ibikuye ko uzayakura muri shike na mike. Nta nubwo bizakugirayo. Kubikubwira ni kimwe, guca mu nzira ugomba kubiboneramo n'ikindi. Uyu mugabo tugiye gutandukana namubwiye ni rero iyo nzu yawe bayigura miliyari 5 nkuko bishaka. Ariko biragusaba umugabane wa Neri na Ishkore na Mamure wa miliyoni 100. Haruko nagiye ubuntu seru ribu ntinyumve wagize ntihari guhita imbwira ngo kuvuze ngo miliyoni zingaye mutaba. Uratinyutse watse umuntu ituro rya miliyoni 100. Barokore ni murakare hari muri ive nkuru mugire ngo ni murakare cyangwa mugira umujinya.
nimurakare ituro rya miliyoni 100 witunura amaso amafaranga yose Gatolika ifite yayabonye nk'amaturo kandi nkizo Gatolika idafite miliyoni 100 zonyine iyo ushaka gusanga ari miliyari 100 z'amadolari noneho kandi miliyoni 100 urazumva ariko oya Gatolika nta gihinga by the way nta gihinga wendi hano umuntu ihinga ariko Vatican ntibahinga kandi Vatican hari amazahabu n'ibindi byose ngiye umuntu ndabona bakoresha amahembe za n'ituro rya miliyoni 100 nyakwiruka nayo mahembe n'uruhe rwego rwa leta rwa determina kayo mahembe kuko yaraje bese kuba mbeshya cyane abeshya n'uruhe rwego rwa leta rwabimenye tubwizanyije uko twe twabwirwa n'iki uvugishwa cyangwa nari nkubajije none se ko mwigisha ijuru buri ya ribu yamenye iteka ijuru ririho cyari tariho we are praying for money you are refusing to give me money kandi nkavuga ngo yango twaherewe ubuntu none se wowe kudashaka ngusengera uhabwa ubuntu shaka ko ngusengera uhabwa amafaranga barokore ngusengere ubona akazi ka miliyoni 2 kwezi yego ugende gutyo bisanzwe yego kagira inkuru rero ubwo icyo gihe nanjye nagusengera Imana ikaguha impano z'umwuka no kuvuga mu ndimi waretse se ako kazi yakabona akazatanga ituro ry'ishimwe hari ubwo se nari mbyanze ngiyewe iyo nkwigishije ugashaka kundusha ibyanditswe kandi ari ngiyewe wahamagawe wewe waje ngo ngweshe umugisha nkibuka ko nta muganga ndajya kwa muganga umubwire ngo mvura gutya nkibuka ko abagiye ubarida basengere yazamuraga igitambo cya Eucharistia aho nagiye nyiragasuru niko yabigenje nta muntu numwe yageze abango ngenda umwadepere kandi bare bahari mbareba ngawe ngo ngiye ngo ngurankiza utazamuye Eucharistia ngo sinemere Eucharistia no ntimuzi yuko abakoraga imirimo yo mu rusengero batungwa n'iby'urusengero ntimuzi yuko abakora imirimo yo mu rusengero bayizaye n'abandi bose na zaveti barazifite batungwa n'amafaranga yatuwe mu rusengero kandi abakora imirimo y'igicaniro bakagabana iby'igicaniro ariko n'abakora imirimo y'igicaniro bagomba kugabana n'umwami wacu niko yategetse n'umwami wacu Yesu Kristo ni kwa udasiyo mahombe yasize ategetse ngo ko abavuga ubutumwa bwiza bose batungwe nabwo Israel mbonye yujuje arena ibintu abari biri nango sima biba bimeze neza kandi bamwishyuye kandi umvishe ngo yishyuza menshi agiye Burundi ngo tebo yari miliyoni n'igicahari y'amarundi simbizi ariko umuntu w'umuhanuzi yaza yatitira yabahereza prophecy uwa deliverance yaza bati nuvuga amafaranga urabura umwesikoro kuko mbonye yavuze amafaranga bari iki bose ni impano z'Imana uzwara urusengero usanga umucuranzi ahembwa 600 pastor nta mafaranga ahembwa muri zino nsengero zigitangira umucuranzi ahembwa 600,000 s'il vous plaît numvisha abantu bavuga ngo Bishop Rugagi ngo agenda muri imodoka iby'urusengero n'iby'igicaniro mu bihuza gute iyo umuntu aje ngo mukore deliverance su urusengero rumukora deliverance ni nge bivuze ngo n'itura tanze zera miliyoni 100 zari kuza zikabizamutabazi uzi ikintu gitangaje Dr. Rusa akorera $500 cy'idolari ku munsi nka consultant reka twibaze ikibazo kimeze gutya iyo urebye gitwaza ukareba na Dr. Rusa urabona bose atari abagabo babiri babagabo nyine bose si ba docteur ariko ukumva yuko wakirirwa na gitwaza umunsi wose ariko ukababwa ko mu icyatano agiye gukora consultance yo mwisi y'umwuka ngo mwaherewe ubuntu mutangira ubundi first of all ibyo ndi kuguha bihagaze agaciro k'amafaranga no it's not agakiza kabiri ndagusuje udukurikiye n'iby'agaciro gakomeye cyane kubagatse kuba natwe umwanya nk'uyu nguyu reka nsuhuze inshuti zacu ziri mu bihugu bitandukanye duhereye ku bari hano mu Rwanda abari mu Burundi ndetse no muri za diaspora zitandukanye mwese amahoro ya Nyagasani abane nandi kumwe na Apotre Mutabazi kuri kamera ndagusuje Apotre nanjye ndakwikirije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amina yego ariko mu gitondo twadufitanye gahunda urankwepa ngiye kurya ituro ibyo sibanga oya se ituro ryo muri iyi minsi ntekereza ko n'Imana impamagaye gasanga nagiye kurya ituro ubwo twabonana ngarutse kandi ntacyo byayitwara oya aho ntago ari Imana iguhamagaye gasanga wagiye kurya ituro mwabonana igihe kimwe umuntu yamaye ituro ry'amapawundi 5,000 rero ko amakuru abandi batashobora kubaha abantu bose bigira inuma ntagatifu kabemeza ko batari ituro Reka ko nigeze nkubwira yuko burya muri Kigali umuntu utararya ituro $1,000 cyangwa se miliyoni y'amanyarwanda burya abakishakisha ibyo wansobanura byose nge niyo wambwira ngo nge sinjya nakituro oya wenda hari uwasengeye aribwiriza ari guha nimba rero bitarabaho niyo waba utari muciye ufite ikibazo
kabiri nimba uzi ko ituro ryose wabonye rigeze ku $1,000 wari watekinitse ari ibintu by'amarigonde nanone ufite ikibazo hahandi urekura amavuta umuntu we ubwo akibwiriza akavuga ati nge ndaje utagombye kujya muri tekinike ariko Imana yacu ni nziza hari igitabo uyu munsi ndumva nshaka kubaganiza kuri icyo gitabo ariko n'ubundi ubaza ibibazo byawe urabizi ko ntago kwepa cyangwa ntakubuza kubimbaza nshobora no kuvuga ntimvuye kurya ituro ubwo we ntibakujyana muri biri haranditse ngo mu itangiriro ngo kugeza isi igihe izarangirira kubiba no gusarura bizahoraho isi izarinda irangira umuntu wese wahawe gukorera mu mpano zitandukanye arya turo ibyo kandi ni ibintu Kristo yasize ategetse ntago twabikwepa rero nese turi bane ngo dusugure Kristo usiye ko ntekereza ko kuri gituro nta n'ikibazo kibirimo ubuyobozi bwacu bwagaragaje ko ikibazo ari uburyo ryariwemo icyo kibazo ariko uribuka ko ushize nabahaye igisubizo rifata ituro rishyire kuri account wirikoresha nyiraryo naza avuga ngo ntiyakize kandi ko nawe ukabona atarakize musubiza ibyo ataye ariko nanone n'uvuga ngo uzamwaka ituro ngo nyuma ngo yakize abenshi rwose mu 10 nasengeye nta turo nabatse byarakoreka gahita akuboroka yari kuri WhatsApp ujya kubona ukabona habaye umweru ugahita umenya ko byakoretse none ko mudaheruka kuvugana muherukana musengana bigenze bite uribuka ko nakubwiye ukuntu hari umuntu wampamagaye ngo nze ngo turariwe ndi kumwe n'umuprofeta twari turi kumwana twari turi gusengera umuntu w'Imana rwose yavuze ati mushakire hoteli nziza ijyanye n'icyubahiro cyanjye twicaremo mu mpesha umugisha mu nsengero ibyanjye n'indogobe zabuze tumenye ibyo ari byo tuvuga nayo mavuta aremewe kozi Imana turagenda turarayo noneho turasenga kandi dusengera byinshi ubwo ibyifuzo biba bihari abari ibihe mu nsengere mfite umwana w'umuhungu w'imfura afite imyaka 23 atarikasika afite imyitwarire itari atwiye gusengerwa atuzi ko aherutse gutangiza business ya miliyari 2 atambwiye icyifuzo ndagisengera naburaye ariko ukiyumanganya ukanihangana ukagisengera business ya miliyari 2 atamubwiye gucyo ngo ni icyifuzo basengera se gomba nibutse icyifuzo umudamu warurangirwa yigeze gusenga turi kumwe inzara ituri nabi ituri bubi nubwo nawe umugabo atari yagasuye muri ADPR ngo ayobore ururembo ariko byibuza we ntiyigeze aba hasi nkatwe nyine urumva yari kuryama gugu yasengeye icyifuzo turagwa turarandamuka twongeye kugaruka mu gakiza cemo nk'icyumweru kuko ibyo yasengeraga n'ibibazo twari twifitiye yarabwiye ati mfasha kukizamura ukamuvaho ukajya mu yindi nguni hirya ariko cyo sinyibabwiye ariko nacyo cyari nk'uko nyine umupapa rero turabisengera tumubwira icyo Imana itubwiye ku muhungu we yashoye miliyari 2 atamvugishije ndi papa we ati kandi akenera kugira ngo hagire undi muntu ngo ushoramo ufatamo imigabane ati yarakeneye miliyari 1.2 ko yari afite miliyoni 800 zonyine ati yaza kuyansaba nayo kuyamuha tunubwo mfite ibibazo nayo kuyamuha kuko z'Imana nubwo ndi kwa mu nsengero mfite ibibazo ariko miliyari 200 ntabwo nayibura okay umutima kubera ko ari byo ndi kubona mu mwuka ndabagani ayo magambo uri kwivugisha ngo 1.2 ntiwayabura azagukamukamo ndumva yaratunze nka Brabas ari nko kabiri cyangwa gatatu mu gihugu nuko arangije ati rero ati ndashaka kugurisha inzu kagira inkuru kuki ushaka ko tugusengera turumva nyine ati mfite umukiriya ushaka kumpa 5 atariko birasaba ko bakora inama bakabyigaho okay umukiriya ashaka guha miliyari 5 ariko biri kwigwa n'inama uragira ngo dusenge iyo nama izemeze ko bayigura ati namenye ko hari abandi bashaka kugura iyundi muntu kandi ndagira ngo nyine bataza gukora butinga inama ikemeza ko bazagura y'abandi bakagura iyanjye ko niyo batekerejeho mbere okay mvungura Bibiliya yanjye tujya mu kubara 31
ahantu hari amagambo Mose yategetse aravuga ngo nimujya muva ku rugamba muzanye iminyago muzajye muyishyira hamwe yose muyirunde hamwe, Eleyazari na Mose bafatikanye kuyibara. Ubwo icyo gihe Aroni we yari yarapfuye, yarasimbuwe na Eleyazari. Arangije arababwira ngo nimumara kuyibara yose muzayipasuremo kabiri 50-50, igice kimwe cya kabiri mugihereze abarwanyi bavuye ku rugamba, ngo ikindi kimwe cya kabiri mugihereze iteraniro ry'Abisirayeli. Arongera abiri iteko rya kabiri, ngo muzabwira abo barwanyi ngo mbere yo kugabagabana icyo kimwe cya kabiri cy'iminyago bazabanze bakureho kimwe cya 500. Mvuze kimwe cya 100 ngahe? Cya 500. Bagihereze Eleyazari umutambyi, uwumwe akijyana iwe mu rugo. Kimwe cya 500. Kimwe cya 500. Arababwira ngo kandi ngo iteraniro naryo nimara gufata kimwe cya kabiri cy'iminyago gifate kimwe cya 50. Mvuze kimwe cya 50 noneho? Cya 50. Abarwanyi bagomba gutanga kimwe cya 500, ariko Abisirayeli bo bagatanga kimwe cya 50. Nimba utari no kubyumva, aravuga ngo icyo kimwe cya 50 bazagereze Abalewi barinde ihema ry'ibonaniro. Urumva Abalewi barinde ihema ry'ibonaniro bashobora kuba ari 1000 cyangwa 500, ntago bari bakeye ko ari umuryango wose. Reba gwa rero ngo umuryango uyu n'uyu wose abawurimo bazakorera Imana bitwa Abalewi, nta gakondo bazagira abo Balewi bose, kuko iteko ryaravuga ngo umuntu nageze imyaka 25 atangira imirimo yo kurinda ihema ry'ibonaniro. Niwo murimo batangiragaho kurinda ihema, ubu security. Isezerano rya kera n'abasekirite babaga buze umwuka wera, bavuga baravuganye na Biri nangusema tandukanye n'uyu munsi ushyiraho keke security ku rusengero kaharinda cyangwa se sharahiro ndo ry'umwuga. Noneho urumva yuko ari Eleyazari we umugabane yahabwaga yawufataga ari umwe, sibyo? Hitufata imibare irahita igufasha kubyumva. Tuvuga yuko Abalewi ari 1000 cyangwa tubari 100 da, tubari 100. Yego. Iminyagije ari miliyari 2. N'urugero ntanze buragero rw'imibare kugira ngo byumve. Bahitaga pasuramo kabiri miliyari 1 bakayihereza abarwanyi bavuye ku rugamba. Bagafata miliyari yindi bakayiha abaturage b'Abisirayeli. Barangiza bagahita babwira babarwanyi ngo maze iyo miliyari mufate kimwe cya 500, ubwo yaba ari miliyoni 2 ntekereza. Muzihereze, kuko miliyari ni miliyoni 1000 kugabanya 500 ni miliyoni 2. Miliyoni 2 muhite muza Eleyazari umutambyi. Ndetse Imana babwira ngo iyo minyago muzajye muyicisha mu muriro, ibitatwikwa n'umuriro mujye mubicisha mu muriro, nibyo bwo bizabyegerejwe. Hari abantu benshi muri Kigali batunze ibintu bitacishijwe mu muriro. Uyu mugabo yarambwiye ngo iteke yagiye kuza miliyoni y'idolari kuri konti, haburaho niyo habura 1,000 ngo yamaze kubimenyera, uko bimaze kumuha inshuro zirenze 10. Ahita asubira inyuma kamera nk'ugiye gutangira hasi kuri 0. Ati ndazamuka miliyoni 800 by'idolari 900 ariko mba mbyiteguye ko ndahita nsubira kuri 0. Turakomeje. Yakoraga Dubai, yaranakomeye. Noneho urumva nibafata noneho ya miliyari bahaye iteraniro, kimwe cya 50 kiraza kuba ari miliyoni 20. Bazifate bazihereze Abalewi barinde ihema ry'ibonaniro. Miliyoni 20 zije mu Balewi 100. Mu gihe Eleyazari we yakiriye miliyoni 2 zitafite uwo bari buziga gabane cyasi cyari cyose. So Imana rero afite ukuntu yateguye ibintu byayo. Noneho ndaje kumusomera amagambo mujyana mu itangiriro 14 kuri 21 ngo nuko umwami bita Ido wa Sodomu abwira Aburahamu ngo mpabantu ibintu by'ubyijyanire. Ngo Aburahamu aramubwira ngo nkura y'Uwiteka Imana ihoraho yuko ntazatwara n'agashumi k'inkweto kamwe ko mu byawe, hateje utazavuga ko ari utungishije Aburahamu. Nko kuvuga ngo Aburahamu ari ibintu yari abifite n'abantu yari abafite. Icya gatatu ni amavuta. Ni ibintu ndi kubwira abantu ngo dusengere muri no minsi. Imana iguha abantu, iguha ibintu, iguhe n'amavuta. Burya udafite ibintu ufite abantu bazana ibintu iyo uzi gutekereza. Ukora business bakayiyoboka.
ariko iyo udafite ibintu ntugire n'abantu bigusaba byibuza kuba ufite amavuta akakuzanira abantu bakakuzanira ibintu. Uko niko ubundi ibintu bikurikirana. Ariko ubundi umurokore wuzuye agomba kuba afite amavuta nk'urufatiro, afite abantu, afite n'ibintu. Ibyo Aburahamu byose yari abifite. Ngo yari afite abagabo 318 batojwe urugamba bakuriye iwe, n'abagore n'abana babo, kandi bose ubwo babaga mu rugo rwo kwa Aburahamu. Bose barya kuri konti ya Aburahamu. Dukwiye kugira abarokore nk'aba. Reba kugira abantu 318 barya kuri konti yawe, bakuriye iwawe, bafite abagore n'abana, kandi bose bakabayeho neza. Ntazagira ukubeshya nta muntu waba mu rugo rwabayeho nabi. Ndetse ba bantu bakumvira ku rwego ubabwira ngo umwami bita Kedorolaomer azanye n'abandi bami uko bari bane, banesha abami 5 barimo Ido wa Sodomo, uwigomora, n'abandi bami nababwiye ushize. Abo bami banesheje abami 5, Aburahamu akabwira abantu bakuriye mu rugo rwe ngo muze tujye kubatera, bakemera kuza. None reka nkubaze, bakubwiye yuko wenda M23 yakubise Fardes, wahaguruka wowe ukajya kuyirwanya, wumvishe ko ishoboye? Abo bami byari byumvikanishije ko bazi kurwana. Ariko Aburahamu abwira abantu abahungu ngo batorejwe we, kuko bubahaga amavuta ye, kuko bari, reka mbyite ngo bari babeshejweho nawe. Ababwiye ngo dutabare, baramwemerera, baratabara. Aya magambo baze kuyamubwira, mubwira uburyo Aburahamu yabwiye umwami w'Isodoma, aramubwira ngo cyokoza aba bahungu turi kumwe nabo kandi 318 impamba yabo yo bariyo urayibasubiza. Ntago yari umutwe nashinze ngo ujye kukurwanira. Kabiri, nimba warwanya ugakenera impamba urayibasubiza. Ariko uzi kusengana n'umuntu wategesheje birindwa rero turo akagusezera ngo genda neza mu muntu w'Imana, ntago wabyumva cyetse byakubayeho. Kabiri, reba abantu bose sengeye mu kwezi bakubwiye gutyo, nyirinza akaza. Hari abantu uyu murimo bawunegura bataranawukora ngo wumve imvune zawo. Akawunegura ariko atarawukora ngo wumve imvune zawo. Ibintu byose abantu banegura abakozi Imana ngo bavuga ngo bakora ibitangaza, wari wumvijwe wapi? None se wari wirukana ihembe? Oya. Wari wirukana nyabingise? Oya. None se ubwo uri mu biki? Ubu ngiye wambaza ibya RDF na Special Force, none reba mutazi ngiye kuba ngo ubundi rero ngo nibatera ngo ikompleka gwa mu ngo muri camp yanyu, ngo none ngo akagira abantu bakomereka ngo urabona fragment mutaba, kuko ibyo bintu ugiye kuvuga ubizi iki? Noneho rero nimba Mutabazi ntacyo yabivugaho, mwe kuki muvuga iby'amakompura na fragment yo mu mahembe n'ibitega? Oya ngo tuba twumva ari ubwesikoro. Uzi kuntu bino bintu bari kuvuga mba mbyumva, ni nkuko umukomando cyangwa se mu Special Force yavuga ngo ibyo kuvuga yuko abantu bakomerekera ku rugamba n'ubwesikoro. Uri kumva icyo kintu? Byaramubayeho bakamurasa wenda amara gasohoka bakayasubizamo, noneho ukaza ukabanga ibyo bintu ngo mba numva ari ubwesikoro. Really? Inese ibyo bintu uvuga urabizi byibuza? Kabiri, artiste wazaje igihe kimwe nk'urugero nigeze mbwiye mu mwenda bwane, uzaze turi kwirukana ihembe dusengane n'umuntu ufite ihembe mpaka rigiye, uzahindura imvugo. Rega n'abantu batemera ko ayo mahembe abaho, nyine nimba atabyemera nk'uwo muntu uzatubwira ko afite ihembe dumusenya. Nese tukwiye kumubwira ngo ufite ihembe, umuntu aza ati njyewe naraye nabi ndi hafi gupfa. Nese wagize ngo umuntu tujya kumushaka cyangwa aza kudushaka, uwo muntu rero utemera ko ihembe ribaho, ubwo ni nkuko namubwira ngo none se abantu bajya kwivuza kansa ubundi wicaye ukemera ko itabaho, gusa ikintu gihari nuko iryo hembe utemeye ko bari gutereje ryakwica, niyo kanseri utemeye ko ibaho bayigutereje yakwica. Kutemera ko ikintu kibaho ni amahitamo yawe, ariko ntekereza ko utaza kunkura iwanjye utemera ko bibaho. Noneho Aburahamu aramubwira ngo ariko aho uri umurongo nashakaga, itangira 14, ngo ariko Aneri na Eshikoli na Mamure bo bajyana umugabane wabo. Niki gitabo ndi kwandika cyitwa Instant Deliverance cyubakiye. Mu kuyitangira nanditse ngo Introduction. Instant deliverance demands instant fire.
instant sacrifice and instant praise. Ngo Aneri na Eshikoli na Mamure bo bajyana umugabane wabo. None kakubaza uwo mugabane mu cyongereza bavuga ngo they will take their full share. Umugabane wa Aneri wabuze ungana gute? Aburahamu yari ari kwifaringa kuri aya magambo yo mu kubara 31. Hari n'urahita mbaza ngo ubwo se ko kubara ari igitabo cyanditswe nyuma y'itangiriro. Hari abantu bajya bagize ni gute Mose yanditse igitabo akandikamo n'urupfu rwe. Ni gute Mose yanditse itangiriro akandikamo ko Imana yaremye ijuru n'isi yari ahari se. None se ni gute Yosefu yavuze amategeko ya Mose ataraza muka Potifari yamubwira ngo basambana ati sinakora icyaha kibingana gutyo. None se nta mategeko hari yamenye ate ko gusambana muka Potifari ari icyaha? Urumva umuntu aramutse agiye kumbaza ikibazo cyaba gihari. Nukuvuga ngo umugabane Aburahamu yabwiraga Ido umwami Sodomo yari uyu mugabane twabonye uvuga ngo Eleyazari atwara 1/5 cya 1/2 cy'iminyago, noneho kandi n'Abalewi batware 1/50 cya 1/2 cy'iminyago. Kuko ibi ngibi bari babigaruye nk'iminyago. Kandi Aneri na Eshikoli na Mamure bo bagomba gutwara imigabane yabo uko yategetswe na Bire nango Sima. Noneho rero nk'urugero abantu benshi ikibazo bakunda guhura nacyo, umuntu ahera mu mwaka wa mbere akizwa akarinda agera mu myaka 15 akijijwe ahora ngo muri deliverance zitarangira. Kandi wareba ubuzima bwe ukabona nta kintu cyahindutse koko. Biterwa n'iki? Instant deliverance demand instant fire. Ngo ngabana ba Aroni ngo bashyizeho umuriro ku gicaniro ngo udageze ku gipimo Imana yarabategetse. Abantu bakoresha umuriro utangana n'uwo Imana yategetse. Birashirira bigapfuba nyine. Kabiri, it demands instant sacrifice. Reka mbabwire mbamarireho. Nimushaka ribi zabashyigikire mwimukeke yuko ntagizaza kwakora deliverance. Icyo cyo mbanje kukibateguza. Ribi zabashyigikira ariko nta na rimwe izirukana ihembe ryaguteye. Aho ngaho rero twagendanemo neza. Tabaza imbashutse ngo RDF muyivumbureho. Ubwo Faridese cyangwa Wazarendo baje mwababwira ngo mutawazira tubujije. Wapi? Kubijyanye na Wazarendo mukomere kuri RDF yanyu na Special Force na Air Force. Ariko kubijyanye na Daimoni namwe mukomere ku muntu wahamagawe uko byamera kose. No matter what they tell you, they will not save you when the devil attacks. Ntago rwose ibyo byitegure. Kabiri, uko barwanya ituro kose n'uwarirwanya wese, there is no deliverance without a sacrifice. Ariko apotre ntago ntihashobora kubaho kubohoka hatariho igitambo. Nigeze gusenga Imana ndayibaza ngo ariko wa Mana we, ba Paulo imyenda yabo yakizaga indwara, babakozaho mushwari indwara zigakira, abapfuye utuko yaguye hasi arapfa aramanuka aramuzura agaruka mu giterane. Yewe banatwereka yuko ngo yarapfuye aramuzura ngakomeza kwigisha. Nta nubwo yaje ngo dushime Imana ngo izuye umuntu, ngo mwabonye ko Imana yarambwe ko izazura umuntu. Yifashe nk'ari ibintu bitari ibintu binini, akomeza kwigisha ijambo ry'Imana. Mbaza Imana ngo ziriya mpano nanjye wazima. Irambwira ngo bariya bagabo batanze igitambo wowe utapfa. Muri iki gihe tugezemo umukozi w'Imana atapfa gutanga. Abaroma 12 ngo ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana kugira ngo mutange igitambo kizima, ngo mutange imibiri yanyu nk'igitambo kizima cyera kandi gishimwa n'Imana, ariko kwikorera kwanyu gukwiye. Ngo kandi nimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Mu Cyongereza wese ragiye kubihindura aradutuburira. Murariko muri Greek yaranditsemo ngo don't be conformed
to the philosophy, the western philosophy. Ngo nimukagire imitekerereze na filozofi nk'iyaba mu burengerazuba bw'isi. Wese kuko yari umwongereza aravuga ati naba niteje abantu, ahita hindura araparafraza yandikamo ngo ntimwishanye n'imitekerereze cyangwa se mugire filozofi y'iki gihe. Ariko Bibiliya cyangwa se Paulo yari yavuze ngo nimugire filozofi y'abagira iki. Greek philosophy. Teori ya colonisation ituruka ku bagira iki. Ni naho haturutse ijambo ubundi bita ecclesia. Iyo ugiye kureba muri Google ukandikamo ngo ecclesia barakubwira ngo it is a political group of people. Buri gihugu cyose bafataga bagishyiramo abagabo 300 bafite umuco w'abagira iki 100 ku rindi, bakagishyiramo abagabo barize cyane, abagabo bakabazi kuvuga, bakaba bazi nyine bari sociable, bazi kubana n'abantu, ikindi bakafite amafaranga cyane. Niyo mpamvu itorero ritagira amafaranga, nta n'ijambo rigira. Abarakore bose usanga bafinina ku by'amafaranga, usanga banafatirwa imyanzuro ibanyegeza. Ariko aho tutahajya cyane ngo tuhatine. Paulo arababwira ngo nimutange igitambo cy'imibiri yanyu. Reka nkubaze, Paulo yapfuye ate? Intorezo baramukata. Paulo yigeze kuba barimo basenga kugira ngo bajye mu murimo w'Imana, bagiye Yerusalemu. Ngo umuhanuzi bita Gayo, niko ibyakozwe n'umwe bivuga, ngo umuhanuzi witwaga Gayo ngo afata umushumi wa Paulo ngo wihambiriza amaboko. Ngo arangije avuga ngo uyu mushumi ni uwande? Paulo aravuga ni uwanjye. Aramubwira ngo biri nango sima arambwiye ngo nugiye Yerusalemu bazakuboha nk'uko uyu mushumi umboshye. Ngo Paulo ngo na Barinaba ngo baramubwira ngo uretse no kubohwa twiteguye no kujyayo tugapfirayo, ariko urupfu rwacu rukavuga ubutumwa bwiza. Haleluya. Reba Paulo wagendaga mu rupfu rureba. Wabonye ukuntu batumisha b'Kigali bakwepa amageragere, inavuga ibingibi bakamamagara, nagira anything akantu kose bafite ubwoba. Urabona ntago abantu Imana yamuha impano yo kuzura umupfu kuko atatanze igitambo. One, buryo waguhaye ari ijambo riba mu bakora rivuga ku banyamakedoniya no muri Rakaya, urwandiko rwa 2 rw'abikoni 18 ngo bene data sinshaka yuko mutamenya iby'ubuntu amatoro y'Makedoniya yahawe, ngo bakigeragezwa cyane n'amakuba menshi, ubwo nyine bari bafite ibigeragezo birenze ibyawo uri kunyumva. Nashimiye umuntu twasenganaga, narebye ituro azanye ndeba nibibaza mbwira afite, ndavuga ni bundi wowe amezi itamenaguye izo mbaraga zikubuza gutambuka no kwakira umugisha, ahubwo n'uyu murimo twawureka. Kuko kwa Obededomu 3 yagiye kugera byasobanutse. Ngo abanyamakedoniya nabo muri Akaya ngo bari bafite ibigeragezo by'uburyo burenze ubwo wabona ko umwana w'umuntu i Kigali. Ngo bari bafite n'ubukene bwinshi. Iyo tuvuze ubukene bwinshi tuba tugeze mu butindi. Abanyamakedoniya n'abanyakaya ngo ubukene bwabo bwinshi, ngo ibigeragezo by'uburyo butari bumwe, ngo n'ubukene bwabo bwinshi, ngo n'umunezero uhebuje, umunezero praising. Nabwiye ngo instant deliverance demands instant sacrifice. Instant fire plus instant sacrifice plus instant praise. Abantu bamwe bakorerwa deliverance bikamera nka rya jambo Yesu yavuze ngo iyi nzi maze kwirukanwamo daimoni, ngo aragenda akazerera ahantu atagira amazi, ngo yamara kubura ubuturo ngo akagaruka yasanga yanziri mu busa, ngo akayinji agashaka abadayimoni 7 bamurusha kuba babi, ngo ibyanyuma by'uwo muntu bikaruta ibya mbere kuba bibi. Deliverance itagira uguheshwa umugisha, itagira praising ni birebire. Noneho urugero, usanga umukozi w'Imana ari hano i Kigali, Imana ikamuha umugisha akagira miliyoni 10, kandi yakuye tubyemera ni mu ituro, nyaruka fataho nk'eshatu cyangwa 5 sinzi izufata, ugiye gushaka umukozi w'Imana Imana yazamuye mu kirere wowe utarinjiramo.
narangiza gukorera icyo bita impartation. Reka nkwibutse Pawulo yabwiye ngo iki Timoteyo, yaramubwiye ngo sesa impano yawe yake iyo waheshejwe n'iki, no gusenga n'agakiza no kujya ku karago, ngiyo waheshejweho no kurambikwaho ibiganza by'abakuru. Icya mbere, amavuta ya deliverance ntago Imana yaguha utahaye ituro undi muntu ukorera muri icyo kirere. Ibi kuvugaho muri profesi, mwana wanjye uzajya usengera abantu babohoke, ariko ugategereza igihe uzasengera umuntu akabohoka byuzuye. Nubwo ibituma abantu batabohoka, bamwe banasengerwa n'abantu batigeze barambikwa ibiganza by'abakuru, baheshwe impano n'ibiganza by'abakuru. Uvuga ko Imana ibikubwira rero ibikubeshye. Ntago ibikubeshye. Ahubwo Imana ikubwiye ko uzagira amafaranga, ntago ibikuyeho ko uzayakura muri shike na mike, nta nubwo bizakugirayo. Kubikubwira ni kimwe, guca mu nzira ugomba kubiboneramo ni ikindi. Amen. Rero reka ngaruke, uyu mugabo namubwiye aya magambo, ndagenda mugani rero mfatira miliyari 5 uzingabanyirize 50, twumve ni kangahe? Miliyari 50 uzingabanyirize 50. Ubwo gabanya 5 wongera ugabanye 10. Miliyoni 100 se? Miliyoni 100. Uyu mugabo tujye gutandukana namubwiye ni rero iyo nzu yawe bayigura miliyari 5 nkuko bishaka, ariko biragusaba umugabane wa Neri na Ishikore na Mamure wa miliyoni 100. Haruko nagiye ubuntu seru ribu ntinyumve wagize ntihari guhitimbwira ngo kuvuze ngo miliyoni zingahe mutaba uratinyutse watse umuntu ituro rya miliyoni 100. Uzimuka byaramwe ko ngewe ndi gusoma Bibiliya nambazi nukuri, nambazi bivuga imibare, nambazi kubara cyangwa se imibare, ngimibare ni soya no muri biha habamo igitabo cyitwa imibare, ahubwo kubara nambazi. Ndamubwira ngo 1/50 kigomba guhabwa Aner na Eshikore na Mamure. Ndamubwira nibyo nubikora, nanamubwira ni rwose kugira ngo numve ko ntanabikomeyeho cyane. Nushaka umbwire tuyashyire kuri account nyibroke ureba. Niba kwishyura miliyari zawe 5 nzajya kuyabikuza nkuryaye. Barokore ni murakare, hari muri ive nkuriye mugeni wangu ngo ni murakare cyangwa mugira umujinya, ni murakare. Ituro rya miliyoni 100 witunura amaso. Amafaranga yose Gatolika ifite yayabonye nk'amaturo, kandi ikizo Gatolika idafite miliyoni 100 zonyine. Iyo ushaka gusanga ari miliyari 100 z'amadolari noneho kandi miliyoni 100 urazumva ariko. Oya Gatolika ntagihinga, by the way ntagihinga. Wendi hano umuntu ihinga ariko Vatican ntibahinga, kandi Vatican hari amazahabu n'ibindi byose. Kabiri, izo miliyoni 100 nizo nari kubakamo rwa ruganda, cya kigo cy'amashuri nako bya bitaro, rwa rusengero ruriho imirinda nkuba, ariko yarya wenyine to amapavese. Ariko hari ikindi kintu abantu badasobanukiwe, nukora iri turo rya miliyoni 100 yo rije riba rya Mutabazi, ndetse abari amafaranga ye peke yake. Ubwo bivuga niyo namfite urusengero, ayo mutura mu rusengero nayo urusengero. Uri bukijambo nabasomeye bushize cyangwa se ujye kurireba, urw'Abikorinto ba mbere ibice 9 umurongo wa 9 kumanuka kagera kwa 17. Yavuze ngo ese ninde wa umusirikare ngo yitunge? Somera ayo magambo ndashaka kwihuta ukambaza ibibazo byawe. Ndabona ibintu by'amaturo byarateje saga muri iki kibuga cyangwa se muri uyu mujyi. Ikindi iki gitabo cya instant deliverance nimbuzi cyongereza gifite page 400, kigura amadolari 100. Unteza amanyarwanda maze kabiri nimba mutabishaka kuyagumane, ariko nakoza ka version kagufi gafite page 8 kagura amadolari 10. Nimba unyimye amadolari 100 nukanyima n'amadolari 10, ubundi waretse nanye hagumana igitabo cyanjye. Si nk'ibyo byose se. Turapiki 9 ku murongo wa 7. Ninde wigeze kuba umusirikare akitunga? Paulo abaza bari kumwumva, ariko kandi nabo bamugishaga impaka kubyijyanye n'ituro. Paulo abwira Ribati, ninde wigeze umusirikare akitunga?
Ibu kandi none se wamubaza iby'amatora nabonye ibintu by'amatora bihagarariwe na RIB mu gihugu na RGB igeze bikomozaho ngo abantu ngo barimo ngo besikoroka abantu ngo baciye mu maturo ko nyine rega bo ntago barwanya ituro barwanya ubwesikoro isomere ninde utera uruzabibu ntarya imbuto zarwo reka nkubaze ngiye umuntu ndabona bakoresha amahembe za n'ituro rya miliyoni 100 nyakwirukana ayo mahembe n'uruhe rwego rwa leta rwa determina kayo mahembe kuko yaraje mbese kuba mbeshya cyane abeshya n'uruhe rwego rwa leta rwabimenye tubwizanyije uko twabwirwa n'iki uvugishwa cyangwa nari nkubajije none se ko mwigisha ijuru buriya RIB yamenye iteka ijuru ririho cyari tariho reka ibintu byo mu mwuka birekere muri bracket y'umwuka cyokoze uwo babeshyemo akabona bamubeshye azajye kuri mikoro amuteze isi avuga ati uyu ni umutubuzi ariko iyo bijyanye mu buryo bw'amategeko n'ibyaha na mpanabyaha muvandi biragoye kabisa biragoye pe somera aho hantu twinjire mu byanditswe byera iyo umuntu ari kuvugisha amagambo ye hari n'igihe ngo amagambo menshi ntaburamo ibicumuro reka tuvugishe Bibiliya cyangwa twumve icyo birivuga cyangwa se ninde uragira icyo ntarikame aravuga ngo ninde wabaye umusirikare akitunga buri musirikare agira umushahara ngo cyangwa se ninde waragiye icyo ntarikame cyunguriza uburyo umwete yego 8 mbese ibyo mbivuze nk'umuntu gusa cyangwa amategeko nayo ntavuga arababaza ngo none si ibyo mbivuze nk'umuntu gusa cyangwa n'amategeko ya Mose yo ntavuga gutyo byanditswe mu mategeko ya Mose ngo byanditswe mu mategeko ya Mose ngo ntugahambire umunwa w'inka ihonyora ingano ngo ntugahambire umunwa w'inka ihonyora ingano mbese inka nizo Imana yitaho gusa arababaza ngo none si Imana nizo Imana yitaho gusa inka nizo Imana yitaho gusa cyangwa se yabivuze ku bwacu aravuga ngo cyangwa Imana ayo magambo yabwiye Mose ibivuga ku bwacu so gushidikanya byanditswe ikindi mbanza bateguze Bibiliya nimba ibintu Imana yabwiye Mose ku nka byararebaga abantu reba none ibyo yabwiye Aburahamu buri kintu cyose cyo muri Bibiliya gifite signification y'umwuka umva nimba ngo umwami yaragize gutya nimba neri na ishkore buri kintu cyose buri zina ryose ni muri Bibiliya rifite icyo risobanura mu mwuka si ugushidikanya byanditswe ku bwacu aravuga ngo si ugushidikanya byanditswe ku bw'abahanuzi abashumba abapastoro intumwa ababishopu byanditswe ku bwacu kuko umuhinzi akwiriye guhinga afite ibyiringiro kandi umuhinzi akwiriye kandi umuhuzi akwiye guhura afite yiringira kuzahabwaho ikintu cya mbere mbanze nkubwira aho hantu muri deliverance hari abantu Imana izana bameze nk'abahinzi muri deliverance ndetse uwo ngo turaza kujya mu barebe nkubwire yuko ubundi ituro agomba kwakira ringana n'ibyo winjiza mu kwezi ukuyemo ayo ukodesha nimba ukodesha ugakuba kabiri turaza kubisanga mu barebe 14 uwo ni umuhinzi aba bandi rero ndi kuvuga ni abahuzi haleluya umuhinzi n'umuhuzi Eleyazari kimwe cya 500 n'abarewi bose barinde ihema ry'ibonaniro kimwe cya 50 ngo umuhinzi akwiye guhinga afite ibyiringiro kandi umuhuza akwiye guhura yizeye kuzahabwaho none kankubaza uyu mugabo yagomba kugurisha inzu miliyari 5 kandi arabibona neza ko kugira ngo bayamuhe bisaba ko musengera arabizi neza yamamagaye sinjya muhamagaye ariko arumva ntagomba guhabwaho kuri izo miliyari 5 mbese mu ntekerezo ze burya hari isengesho nsenga nanitegeye bikanezeza iyo ushaka kwakira akiza Yesu umwami n'umukiza iyo ushaka kwakira akiza none ngubwire ngo ugire ute ahubwo umaze kukakira nshobora no kugereka amafaranga nigenda ubwo wabatijwe uguremo igifanta kinini ariko turi gusengera miliyari 5 my dear we are praying for money you are refusing to give me money kananje nkavuga ngo yango twaherewe ubuntu none se wewe kudashaka ngusengera uhabwa ubuntu ushaka ngusengera uhabwa amafaranga barokore ngusengere ubona akazi ka miliyoni 2 kwezi yego ugende gutyo bisanzwe yego kagira inkuru rero ubwo icyo gihe nanjye nagusengera Imana ikaguha impano z'umwuka no kuvuga mu ndimi waretse se ako kazi yakabona akazatanga ituro ry'ishimwe hari ubwo se nari mbyanze ntago nari mbyanze aho turahagira twitonze wivanga amaturo menshi ngo ayishimwe uyavange nayo kubohoka n'aya deliverance mukanyura yava
urayavanga n'imihigo n'icyacumi, buri kintu cyose Imana ifite icyo yakivuzeho mu byanditswe byera. Uyu mugabo namubwiye nti ufite amahitamo abiri, nutubwira ngo dutahe nimba nta n'itike nsigaranye ndagera n'amaguru, twari Kimihurura, ariko izo miliyari 5 ntago zigera uzicira ryera, ndakurahira iyo nkorera. Ushobora no kuvuga uti Mutabazi nta control bifite, uretse ko icyo gihe nterwa kumpamagara tukabitegereza, wait and see. Ndamugani ufite choice yo gutanga ituro rya miliyoni 100, ndetse ndanakwemerera uzazitange muri iyo miliyari 5. Ariko nyenze uko ndi bubigenze ku buryo utazigera ubirengaho. Arambwira atoya, ngewe ndi inyangamugayo ndi umunyakuri, nzi kwemerera nuko naba nzaziguha, ntazo nkwemereye nta nizo nzaguha. Naye ndamubwira nta miliyari 5 uzabona bamahoro. Nzi yari hariya mu mujyi mbere ya Serena. Inama yarateranye yemeza yuko batakiguze yanzuye, kandi ubwo urumva yaragerageje kugira ababwira, agira anabapfumbatisha kugira ngo muri iyo nama bamuvugire nyine inzu ye bayishyure. Yari ameze n'abashaka amafaranga. Nyuma nza kumenya yuko yabonye umukiriya wa miliyari 3. Myumvanye abandi hari amavuta ya gihazi, yavuze ngo ariko uyu mugore ngo watugiriye neza akakubaka akazu hejuru. ariko ninde wafashe inzu akayiha Apotre Mutabazi igeretse ngo Imana ngo yarangiza ngo ntimuhundagazemo miliyari? Byakunda bite se yarampamagaye? Kiretse yarampamagaye. Uwubatse akazu Elisa yaturagamo yaryamagamo ntago hakuye umwana w'umuhungu, kandi yarasebye yaramwaye. Ngo arangira amwe ngo urashaka kumenyekana ku mwami, ngo ya urashaka kumenyekana ku mugaba mukuru w'ingabo, ndatoya. Ibyo ngibyo byo Elisa ntabwo yari kubikora asenze, kuko umugaba mukuru w'ingabo yari inshuti ye, bari baziranye. Yajyaga muburira umwanzi agiye kubatera akabate baraca hariya. We rwita mpamagara, aro dukeneye abakozi b'Imana. Ari ukuntu ntuza Pastor Kayanja ahamagara Museveni ngo aro ko mbona umupasiteri wanjye bamufunze, ati ndi hano kuri ribu, ati kandi amutahana, ati ndi kubona dosiye nta kintu kirimo, ati bajye bareka gusuzugura abakozi b'Imana, ati ngenda tamutahanya, ariko bahamagara ubabaza ibintu barimo, ati ko ndi kubona ibintu bye. Kayanja umupasiteri wose wo muri Kampala bajyanye kumufunga, bamugezeyo Kayanja yabatanzeyo. Iyo ari mu gihugu akabimenya ahitaza icyo waba wakoze cyose, kuko afite imbaraga zihamagara State House. Imana igiduha ibyo birere mu izina Elinya ya Katondo wamanya. Nihuse kugira ngo iminota ntayigira miremire. Ndamugani rero ndamuhamagara, ndamugani numvishe bakugeretse 3. Atarambwa ati rero ndayakeneye byahatari, tubya bintu byawe ntago byakoze, nakubwiye ko itura ryo rituma bikoreka, wanze kuritanga, none rero nize 3 kugira ngo ubone ko bya bintu byanjye bikora, nazo ndagukata 500. Izini miliyoni 500 ndagukata izini miliyoni 500. Nimba noneho umva bitakora agenda 3 sa nimwemeranyije. Yagiye ku munsi wo gusinya amasezerano, asanga bisubiye bamugeretse 2 n'igice, bambwira ngo aprendre URC urayafata urayihorera, kandi yarakeneye amafaranga. Yese afata 2 n'igice. Reba kakaho nkubotse avuye kuri 5, none sarya buriya sindi kumva hombye 2 n'igice, ndavuga miliyari. Ubwo se ugereranyije na miliyari 2 n'igice, miliyoni 100 zari iki? Cyoze icyo gihe nahise mfata umwanzuro wo kudasengera abantu benshi. Uzi impamvu? Ngiyewe iyo nkwigishije ugashaka kundusha ibyanditswe, kandi ari ngiyewe wahamagawe, wewe waje ngo ngweshe umugisha. Nkibuka ko nta muganga ndajya kwa muganga umubwire ngo mvura gutya. Nkibuka ko abagiye ubarida basengere yazamuraga igitambo cya Eucharistia, aho nagiye Nyiragasuru niko yabigenje. Nta muntu numwe yageze bango ngende umwadepere, kandi bare bahari mbareba. Nawe ngo ngewe ngo ngurankiza utazamuye Eucharistia ngo sinemera Eucharistia. No. Rero reka mvuge ngo impamvu abantu benshi basenga ngo babone deliverance ntibakire, nuko there is no instant fire, there is no instant sacrifice, and there is no instant praise or blessings. Ibi bintu bitatu bigomba kuboneka. Reka wenda umbaza ibibazo byawe tubanje kureba amagambo avuga kuri Yabesi. Ayo magambo aravuga ngo Yabesi yari afite icyubahiro kurenza
bene se bansoza hano twasomaga ntacikiriza mbone kuza ku bya yabesi ubundi umbwire ko hanze bihagaze turebe icyo twabivugaho mu izina rya Yesu mu minota mike dusigaranye. Ngo umuhuzi yarakwiye guhura yiringiye kuzahabwaho yego 11. Mbese ubwo twababibyemo iby'umwuka ngo mbese ubwo twababibyemo iby'umwuka ntibikwiriye ko tubasaruramo ibyo gutunga umubiri. Ese ntibikwiriye ko tubasaruramo ibyo gutunga umubiri? Abandi ko bafite ubwo butware kuri mwe. Ese abandi ko bafite ubwo butware kuri mwe hanswe twebwe. Ariko ntituragakoresha ubwo butware. Ngo ariko ntituragakoresha ubwo butware. Ahubwo twihanganira byose kugira ngo tutabera inkomyi ubutumwa bwiza. Ngo ariko twihanganira byose kugira ngo tutabera inkomyi ubutumwa bwiza. Rero nuvuga ngo ahantu ubutumwa bwiza bukigera bakiri batoya mu gakiza cyangwa se umukristo ukiri muto mu gakiza niwe usengera kuri miliyari 5 ugatinya kumubwira ngo azane ituro rya miliyoni 100. None se uyu muntu yigeze mubwira ko yari umunyagice. Umuntu yaramaze imyaka 30 mu itorero. Uyu muntu rero yarakwiye kubazi ubwiru bw'ubwami bw'Imana. None se apotre wenda iminota yanatujyanye. Uyu muntu ubundi ntago yemeraga gutanga ituro utagombye kumubabwira umubare w'ibyo yahise $100 100 ndavuga nti ni itike iducyura aho twaturutse tugasubirayo ariko ntago yitwa ituro. Uradutegeye se ibihumbi birenga 100. Nese nitwari babiri. Nese ntiyaravuye mu ntara nanjye navuye mu ntara. Ubwo mwahise munashyiramo umubyizi. Mwahise munashyiramo umubyizi w'uwo munsi. Oya rimwe na rimwe niyo wajya muri simple logic. Arashaka ko musengera ikibazo cya arashaka ko mugaruza iminyago ya miliyari 5. Ariko kubw'ituro ni kimwe cy'igihumbi kirya Imana yategetse. Kuko urumva tuvaze ko $100 ari 100 nubwo wenda atari exactly. Ariko Imana yategetse miliyoni 100 y'ituro muri Numbers 31. Noneho we arumva agomba gufata za miliyoni 100 akagabanya incuro igihumbi agasigaza 100. Wenda yashobora no kwizihirwa akaguha miliyoni 200. Ariko ugiye kumucisha uri kubu none se arwenge namuciye namubwiye icyo birivuga. Iyo ugiye gutanga icya 10 wungutse miliyoni 100 ugatanga icya 10 cya miliyoni 10 navuga ngo pastor anciye ibi ngibi. Tubabwira icyo Bibiliya ivuga. Ndagwa nk'urugero. Riya jambo rivuga ngo umuhinzi n'umuhuzi. Muri deliverance ayo magambo arahaba. Ariko hari jambo hari utasomye. Ngira ngo ubasomere. Ni umurongo wasimbutse. Aho yavuze ngo ntimuzi yuko abakoraga imirimo yo mu rusengero yego ni 13. Ntimuzi yuko abakoraga imirimo yo mu rusengero batungwa n'iby'urusengero. Ntimuzi yuko abakora imirimo yo mu rusengero ba Isaye n'abandi bose na zaveti barazifite batungwa n'amafaranga yatuwe mu rusengero. Kandi abakora imirimo y'igicaniro bakagabana iby'igicaniro. Ariko n'abakora imirimo y'igicaniro bagomba kugabana. N'umwami wacu niko yategetse. N'umwami wacu Yesu Kristo ni kwa udasiyo mahombe yasize ategetse ngo ko abavuga ubutumwa bwiza batungwa. Abavuga ubutumwa bwiza bose batungwe nabwo. Israel mbonye yujuje arena ibintu abari biri nango biba bimeze neza. Kandi bamwishyuye kandi umvishe ngo yishyuza menshi agiye Burundi ngo tebo yari miliyoni n'igicahari y'amarundi simbizi kandi bajyaho baruzura. Ariko umuntu w'umuhanuzi yaza yatitira yabahereza prophecy uwa deliverance yaza bati nuvuga amafaranga urabura umweskora kuko mbonye yavuze amafaranga bari iki. Mutabazi yo nanditse igitabo muranyishyura. Waba yagiye muri studio. Rick Warren yanditse igitabo murishyura. TD Jackson yanditse igitabo murishyura. Ariko se wa muntu uvuga ngo rizevekire we kuko bose bari gukoresha impano z'Imana. Bose ni impano z'Imana. Uzwara urusengero usanga umucuranzi ahembwa $600 pastor nta mafaranga ahembwa muri zino nsengero zigitangira. Umucuranzi ahembwa 600,000 s'il vous plaît. Cyenda byemera. None umvira ijambo niho nashaka gusobanurira. Numvisha abantu bavuga ngo Bishop Rugagi ngo agenda muri imodoka. Iby'urusengero n'iby'igicaniro mu bihuza gute? Iyo umuntu aje ngo mukore deliverance su urusengero rumukora deliverance ni nje. Bivuze ngo nitura tanze zera miliyoni 100 zari kuza zikabiza Mutabazi. Ntago zari kubiza akazikoresha uko yumva ashaka. Umutima we n'umwuka w'Imana yamuhamagaye umwemeza nk'amafaranga yakoreye. Nta nubwo waguramo ikibanza cy'urusengero. Nk'amafaranga icyo gihe nabanguriye urusengero kibanza. Icyo gihe mbwira n'urusengero ngo mbaguriye ikibanza. Muri Kenya hari umupasteri
ufite amafaranga n'umwana w'amafaranga yaguriye ikibanza urusengero, basanga ibya 10 byose bitangwa ku rusengero mu gihe cy'umwaka, ubikubye mu myaka 60 nibwo byahana n'amafaranga yaguze iyo parcelle. Ubutaka bunini muri Nairobi, ariko we yahaye gift urusengero. Iyaje azaraye, reka nkwereke bimeze gutya. Amaturo batura mu rusengero mu kibo n'ibya 10 nayo urusengero. Ayo bahereza umuntu kubw'impano imurimo bamusanze iwe cyangwa se hanze rusengero, ayo ngayo nayuwo nguwo nyine nayigicaniro. Kiretse numbwira yuko urusengero rwo rufite igicaniro cyangwa se ariko nyine abantu benshi bakeneye gusobanukirwa no kwiga byinshi. Ibyiza rero bazaze babidusobanuze. Ntabwo nigeze nshyigikira umuntu ugusengera ntukire, kuko abarebe ntibabinyemerera. Abarebe 14 aravuga ngo ayazaba ari abamategeko yo guhumanura umubembe ku munsi wo guhumanurwa. Umutambyi azasohoke amusange hanze y'ingando, ngo narangiza mwitegereze, ngo nabo ye nayamukiza umuze we w'ikibembe. Ndumva ubuse twararisomye. Ngo amutuma ituro, ngo rizaba ari inuma 2 nzima zitazira, ngo n'agati k'umuhemba, ngo n'amavuta y'ezobo. Ibyo bintu byose Bibiliya yaravuze ngo umutambyi azategeke ko uwo mubembe bamuzanira ibyo bintu, azabitegeke. Ntabwo yavuze ngo azabisabe, nta nubwo yavuze ngo azategeze yibwiriza. Nko kuvuga iki? Nko kuvuga ngo njyewe muri protokole yanjye ndabanza nkabaza ijuru ko nagukiza umuze w'ikibembe cyawe, emerera yuko nawukiza, nkagutuma ituro, nkagutegeka ituro. 2, ndagusengera mpaka igihe uzakirira, nta rindi turo uzasabwa, naho byatwara amezi, ko ari nk'abo byatwaye amezi 6, 7, 3, simba nzi igihe bizatwara. Nge ni protokole yanjye ko nasomye iryo jambo. Ni nayo mpamvu mbwira umuntu wamubwira ngo nanashyira kuri konte kugira ngo nanone tudasenga byazama. Nese nk'urugero kari ko uyu mugabo yambwiye ati ndumunyakuri ngi ijambo rya ndaririnda, burya abanya business babazi principe za business. Nkiyambwiye ati ntacyo bisengere byamara gukoreka, ati n'ubundi bari buyanyishyure za miliyoni 100, ati ndakwiyamye. Agahita kandi akanyenyeri 200 ati twarayo, ubundi wahinze harayo wakoreye. Uzi ikintu gitangaje, Dr. Rusa akorera $500 ku munsi nka consultant. Reka twibaze ikibazo kimeze gutya. Iyo urebye Gitwaza ukareba na Dr. Rusa, urabona bose atari abagabo babiri babagabo nyine. Bose si ba docteur. Ariko kumva yuko wakirirwa na Gitwaza umunsi wose, ariko ukababwa ko mu 5 agiye gukora consultance yo mu isi y'umwuka. Kandi ni uri kumwe na mbese sinzi ukuntu ibintu byanyu mu bitwara. Nge nabwiye bandababwira ngo hari umuprocureur waje turi gusenga, ndamubwira ni rero ushaka ituro urizane dusenge ku bwa musaza wawe waje kundegera no kumbwira yuko yagiye Indera bakamuha imiti akayitaha, nanone bikomeze. Ndamwana byatangiriye habitangira hagurya, genda uzane ituro ringana gutya dusenge. Uzi kuntu yambwiye ngibyo twe tubifata nk'ubwesikoro, mwebwe bande ngo nge ndi procureur. Naha hano ntabwo ari mu bushinjacyaha, sasa ni muri ofisi yanjye. Hano ni ku gicaniro, ntabwo no mu rusengero by the way, ni ku gicaniro. Ndamubwira nti sohokera muri ofisi ndayishyura, pave n'amaparikingi wishyuye waparitseho ndayishyura. Ndamubwira nti uwo ofisi ukoreraho yishyurwa na leta, ngi yanjye ndayishyurira. 2, unabaza yuko iyo ofisi ikoremo abantu 3 kandi bafite ingo, ukabara yuko twese dukorera ahangaha iminsi 30, nta munsi dusiba, nta handi tuba twagiye mu mirima yacu. Nangani unakoresheje inyurabwenge ryawe, nimba uzi ko iki turimo ugikeneye, ngo mwaherewe ubuntu mutangire ubundi. First of all, ibyo ndi kuguha bihagaze agaciro k'amafaranga, it's not agakiza. 2, umwanya uri kumfata niwo nagakoresheje njya gukora ibindi bintu. 3, nimba iminsi 30 yose mba ndi aho ngaho ku gicaniro, wowe ukaba uri mu yindi mirimo wikorera ibyawe, logique ubwayo ikwemeza yuko nigi byavuye.
kane ibirayi ugura nanjye ibyo ngura bigura mwe, ikositimu ugura nanjye iyo ngura zigura mwe. Nimba umwana wawe ajya Green Hills, niko namubwiye uwo muprocureri, n'uwanjye agomba kujya Green, kuko burya nimba nsengera abantu cyangwa nshumbye abantu bafite abana muri 9 years, n'abanjye bagomba kujya muri 9 years, ariko iyo nshumbye abantu bafite abana muri Green Hills, n'uwanjye agomba kuyijyamo. Ariko ibi byose ntago twabyigishijwe neza, nicyo gituma ubona biba byateye intambara. Niyo twayindira aho ngaho, tuzagaruka tugane n'ubutaha, mbingingira kugira ngo iki gitabo mu kinsabe soft copy, ino version ntoya ya donc page 8 ziragwagije, ko izindi page zirimo amasengesho ya deliverance, donc ni pratique noneho, ariko message nyirizina ukeneye muri iyo ntuza version ntoya irabasha kugeraho. Unyandikiye kuri 0788309513. Igitabo cyitwa Instant Deliverance. If you want instant deliverance, it demands instant fire. Aneri Eshikore na Mamure. It demands instant sacrifice. It demands instant praise and blessings. Reka rero duhinira aho ngaho. Imana y'amahoro ibishimire. Ibi bintu ntibiba namure, kandi ndanavuze ngo ntibakabibe mureba. Ongera ubwenge n'amayeri yo kugira ngo utibwa wiwe mu ituro, ariko nanone ntuteshe ituro agaciro ngo nuko baryibiyemo abandi, kuko ibyo byombi uko ari bibiri nta kuri kwaba kubirimo. Imana ibagire neza. Soje mbaturaho umugisha w'Imana. Mwakoze gukurikira ikiganiro, mwakoze kubana nanjye muri uyu mwanya. Nitugaruka ubwo ntihaba ari ibibazo mwibajije butabone ibisubizo, tuzabibasubiza, cyane ko ndi kugenda muri no misi nongeramo kubabwira Bibiliya cyane, kuko nabonye ko byinshi tubivuga tuzi ko mubizi, ariko bimeze nkaho mutize Bibiliya. By'umwihariko ibya deliverance, healing, deliverance, prophecy, iyo misozi uko ari 3 ntabwo mwigeze mwigishwa uko umuntu ayihagararaho. Ariko uko umwami azajya ampa ubwo buntu, nzajya nza tugira uburyo dukomozayo na bya bibazo bya Evode biba bitandukanye biri hano ku muhanda, wenda bimbaze ariko bise naho n'ubundi byuzuzanya. May God bless you. Ndabakunda cyane.